Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero kuri DONA official. Nitwa Donatella, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadiyine. Tuzi abantu muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Aho uherereye aho ariho hose ndakuramukije. Nshimiye abantu mwese mwakanze subscribe, like, commentaire ku biganiro nagiye ncishaho byose mu bantu wisanga mu ntimba warabikoze warakoze cyane, ariko nimba uri mushyashya hano nagusaga kubanza gukanda subscribe ugakanda no kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification uko na uploadinze video ijye ibasha kukugeraho mu ba mbere cyangwa se uyibone mu ba mbere. No munsi tugiye kuganira n'urubyiruko ahanini ugasanga wakunze umukobwa cyangwa se wakunze n'umuhungu ariko ugeze ubwoba bwo kubimubwira. Waba uri umukobwa ngo waciye nk'amabere ngo nta mpamvu yo gukunda ngo umuhungu, ninde yababwiye? Nimba wamukunze bimubwire ko umukunda wana, n'ubundi uri kwanga kubivuga, n'ubundi amaherezo uzabivuga cyangwa se uzashaka uburyo ubimwereka, ariko ibyiza ni uko wabimwereka hakiri kare kandi nawe utivunye cyangwa se utigoye ukabasha kuba wabimwereka. Ubwoba ndabwumva ko bishoboka ko bukuza, ariko nanone se uri gutekereza ko uzabigumana kugeza ryari? Uramukunda, umugirira ubwoba, ibintu byose ntushaka kumunyuraho, ntushobora kureba, ntushobora kugira gute, ibintu byose nimba ugiye kumunyuraho urikandagira arambona gute, wabimubwiye bikarangira ko yenda nawe ushaka gusanga agukunda. Gerageza ubimwereke, gerageza umwereke ko umukunda, ariko nanone ntukabye, wibuke ko uri umukobwa. Yego ntabwo navuga ngo ni bibi kuba wabimubwira, ariko nanone bimwereke ku buryo nawe bigera hahandi uvuga ngo yarabibonye cyangwa se biri kugaragara, ariko nanone niwe upfire muri Yesu ngo sinshobora kubivuga. Bimubwire, nawe ashobora gusanga agukunda ntawamenya, ariko nanone biba byiza cyane iyo umuhungu abaye ari we uko approachinga, niho bigenda neza kenshi, ariko ku mukobwa naho birakunda ariko si kenshi cyane. Ntabwo ndi kwibanda ku bakobwa cyane, no ku bahungu nibo nashakaga kuvugaho cyane. Uri umuhungu, ntavuga ngo ni wowe wakagombye gufata iya mbere yo kuba wamubwira ko umukunda cyangwa se mukamubwira uko wiyumva. Uri kubibona ko umukunda, hari ibintu byinshi ushobora yenda kuba mwahuriramo, nturi kwiha amahirwe ngo ugerageze, nturi kugira gute ngo ugerageze, ahubwo wowe uhora witinya ngo se buriya mbimubwiye ngo yamfata gute, ngo buriya umukobwa ngo mbona yenda ngo afite amafaranga, ngo ararenze, ngo ntabwo nabasha kubimubwira, ngo ibiki n'ibiki, ugahora uri muri ibyo ngo ararenze, ugasanga n'ubundi umutipe mugenzi wawe cyangwa se umuji wawe aramugutanze kandi waramukunze, yenda waranamwemeye, kandi usanze ugereranyije ubonye nta n'icyo akurusha, we waranze kugerageza amahirwe yawe. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo nimba ubona koko ibintu ubona nyine ukunze umukobwa cyangwa ukunze umwana, batera intambwe, gerageza wigira ubwoba, ubundi umubwire uko wiyumva, umubwire ibyawe byose cyangwa se umubwire uko ubu umukunda. Nimba ari bubyemere azabyemera, mukundane. Nimba kandi azabyanga azabyanga, ukomeze ubuzima bwawe, ureke guta time ku muntu utabona yuko umukunda. Ariko ntiba ari wa muntu ko kubona ko agufitiye icyizere, niko navuga, cyangwa se afite ibintu akubonamo yenda atabonye ku bandi, nubwo atari byiza kugereranya uwo mukundana n'abandi mwakundanye, ariko byibura hari ibyo bakubonamo abona yuko urengeje abandi, icyo gihe muzakundana. Nimba ubonye yuko we muri wowe kanaka uramukunda, gerageza ugende, kuko ntutinda gato urasanga bamugutwaye. Sinibaza ukuntu uba ufite ubwoba, ariko se nanone iyo utekereje ukabitekerezaho kabiri, ntabwo uba wumva yuko bazamutwara, ntabwo uba wumva ko ashaka koza umuhungu w'inkongotsi agahita amutwara,
ntabwo wowe uba ufite n'amakenga cyangwa se n'ubwoba muri wowe ko ushobora kumubura kandi ukamubura mu buryo utamumubwiyemo, ugasanga wenda n'umukobwa yaragukundaga ariko ko navuze ngo abakobwa akenshi bagira amasoni ariko bagerageze bahinduke cyangwa se twese duhinduke tubashe kuba twabibwirana cyangwa se twabivuga. Niba ari ibishoboka bishoboke kandi niba bidashoboka dukomeze ibindi bintu duhindure paji tujye ku nshyashya dutangire tuba ariyo dupuraninga. Ariko nanone hano hari igihe abahungu bakunda guhura n'ikibazo ugasanga koko ni wa mukobwa agoye kuri wa mukobwa wigize idorari, ni wa mukobwa ushyiraho kondisiyo ziri feminine ukabona nyine kondisiyo aguha ntushobora kuzigenderaho, ugasanga ni wa mukobwa udashobora kuboneka, ugasanga ni wa mukobwa ntanasohoka, nta hantu ushaka kuba wahurira nawe yenda muri ruwaziri, nyine ahantu hose harafunze cyangwa se niyo nabikoze ajya ahantu hari hayi ku buryo nawe udashobora kuhafodinga. Ugasanga nyine rimwe na rimwe ari kwanga abahungu cyangwa se ari kubabenga niko navuga mu kinyarwanda cyiza, ugasanga kubera kubenga cyane ugasanga hageze igihe noneho habura ntumuvugisha. Hari igihe abakobwa bageramo abahungu bakaza ari nk'icumi, noneho aho ngaho utitonze ngo ucuzingemo uw'ingirakamaro cyangwa se uwo wumva wakagombye gufata ujyanye nk'ibyifuzo byawe, usibye ko aho ngaho kuvuga ngo urashaka ngo umuhungu ngo wumva ngo wujuje ibi n'ibi n'ibi, ntabwo wapfa kumubona ijana ku ijana, kereka niba waba umwiremera, kereka sinzi umuntu hagati umuhungu muri kumwe se cyangwa se umuhungu wifuza kuba mwaba muri kumwe, ibyo wifuzaga cyangwa se ibyo umwifuzaho urabibona, ati kereka mbaye ari munsi y'urugo iwacu cyangwa se hari ahantu cyangwa se hari isoko ugenda ukarobanuramo ngo nshaka uyu nguyu, ibyo byo kandi murabizi ko bitabaho. Rero ntabwo ushobora gusanga umuntu afite ibyujuje ibyo wifuza byose kandi noneho nawe ugasanga uri kwifuza ibintu bidashoboka ko umuntu byose yaba abifite, byibura afite bikeya ariko muri ibyo bikeya mushobora kubyubakiraho bikazabyara ikintu kinini, mukazagera ahantu hakure, mukazagera ahantu hagari, mukazagera ahantu umuntu wese abona ko mwafayitinze mukagera kandi heza hashimishije. Icy'ingenzi ni uko utagendera ku bigaragara inyuma, nubwo naho ngaho ntabwo twakwirengagiza ko akenshi umuntu areba ruku y'umuntu cyangwa se yenda n'ibyo afitemo abenshi barabireba, ariko nanone wowe uzahitemo bijyanye n'umutima wawe kandi wishimire n'umuntu umwishimira apana kuvuga ngo hari n'ukuntu ukundana n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa rimwe na rimwe wagira ibyago yenda arenzemo ari mwiza ukuntu akazajya agufata nk'aho ari nk'amahirwe kuba umufite, akazajya ahora nyine utuma ubona ari bembereza ukitwararika nakora iki, ugasanga ni wa muntu navuga ugushyiraho kumva ko umubuze wahangayika, kumva yuko abaye adahari nyine ibintu bitagenda, kandi ibyo byo kwigira umuntu wakagarara mu rukundo akenshi ntabwo bihira umuntu cyangwa se ntabwo ari byiza. Nimba wemereye umuntu ko umukunda wimukubita iyo nkoni ngo ni uko ngo bimeze gutya ngo ni uko bimeze gutya, nimba yenda unamurusha n'amafaranga cyangwa se umurusha situwasiyo mu gukubitisha ibyo ngibyo, yenda urasanga ni umuhungu agutegeye akabayike cyangwa se akamodoka kuri tagisi, nimba yenda afite amafaranga usange niyo nkoni agukubitisha koko usange ntawe koko uri gusanga koko ibintu byose ari we ubyaka, aho ngaho akenshi ibintu byose yumva ashaka cyangwa se inzira yumva ko wajyamo niyo agushyiramo kandi ukagenda kuko nta kindi kintu uba wakora cyangwa se nta bundi bushobozi. Akenshi hari icyo kibazo gikunze kubaho ku muntu ubona arisivinga amafaranga avuye ku muhungu cyangwa se avuye ku mukobwa, usanga nyine agendera mu bitekerezo bye cyangwa se navuga ko ari we umutekereza kora iki ndagushaka ugahita wirukanka. Ibyo rero nabyo bigatuma hari ibitagenda, ariko nanone gerageza nimba ari amahirwe mato ufite yo gukora akantu runaka kabyaza umusaruro, ureke kumva yuko boyfriend wawe cyangwa se
girlfriend wawe ari we utegaho amaboko ngo akugurire n'agatike, aba ari we ujya muri resitora ngo ahora agura, nawe ushobora kumusohokana ejo bundi yarishyuye nawe ukishyura, aho ngaho nawe agukangisha ikintu cy'amafaranga cyangwa se ikintu cy'ubushobozi. Aho ngaho ugerageze wirinde gukangishwa ikintu cy'ubushobozi, nawe ugerageze wiyubahe cyangwa se ushyire mu gaciro, nawe uvuge iki ngiki nyine, ntawe wishyire ku munzani urebe, nanone wishyire hejuru cyane ngo ni uko ngo uri umukobwa ngo umeze gutya ngo uri mwiza, ngo bimwe twavugaga wirata, ushobora gusanga muri uko kwirata kwawe ushobora kuba wabura umugabo cyangwa se wabura umusore mukundana, ugasanga nyine ibintu byose uba wiyemeye, ibintu byose ujye yenda musohokanye ahantu runaka ukumva ntiwahicara, kandi ubu umusore yenda uri kwifuza w'ibiki n'ibiki udashatse kurondora, uwo nguwo yenda nta nubwo, usibye no kumupuraninga mu myaka 5 ushobora gusanga n'imyaka 10 utamubona, ariko mugerageze nimba ubona umuntu bitavamo ubimubwire hakiri kare, nimba ubona umuntu bidashoboka ko mukomezanya we kumutesha umwanya, kandi nanone nimba ushaka kugira ibyo umubwira cyangwa se ukwiyumva kwawe ubimubwire, nimba kandi hari ibyo agufasha bigufashe, ureke kwirirwa muri wowe wumva ko afite ibintu udashaka kumubwira, tinyuka ubimubwire, mwitinyuke mubivuge, nta kibazo bitwaye kuba wabwira umuntu ko umukunda, nta nubwo ari amakosa, nta nubwo ari n'iki, nta nubwo navuga ngo erega amaso nicyo abiriyeho, arareba agashima, yashima yenda bikaguha kwiyumva ukundi kuntu, cyangwa se bigatuma utekereza ukundi kuntu, biriya bimeze gutya byaba bimeze gutya, ibyo byose nk'umuntu ntabwo bijya bibura, ibyo byose ntabwo uko wabigenza ko ariko kose, niyo waba ufite gutekereza kuri ibyo bintu ho gake, ariko nabyo biraza. Rero nimba wari ufite ikibazo cy'uko umutinya, tinyuka ubimubwira, uvuga ati n'ubundi nibishake ikibyimbye giturikwe, niko bajya bavuga. Hari ukuntu umuntu arwara ikibyimba, iyo bagitonetse rimwe kabiri kirameneka, rero nawe gerageza toneka n'ubundi nta bicaho byagaciye, nimba ari ugukunda agakunde, nimba ari ukwanga akwange, uhindure paje ujye ku yindi, bizagenda neza, uzagera aho ubona uwo mukundana cyangwa se uwo mubyumva kimwe, cyangwa se uwo ukumva nawe ukamwumva, uwo mwizerana, wa muntu w'inkoramutima yawe, wa muntu w'inshuti yawe, wa muntu mukundana kuko ukumva sundi byari byaragenze gute, byari byarapfiriye hehe, ku buryo wumva nyine yujuje ibintu byose, nubwo udasanga navuga nyine bimwe mu byo wifuzaga by'ingenzi abifite, nusanga abifite ntuzamwiteshe, ntuzakore ubucucu bwo kuba wakwanga umuntu ngo kubera ibintu runaka cyangwa se iki, uzabanza utekereze kabiri, cyangwa se ubigenzure ko nta kibazo bizakugeraho imbere, utazamera nka ba bandi ngo usange yanze umuntu, ejo bundi amubonye ameze neza, ati kandi disi ngo biba bimeze gutya, ngo urabona iyo modoka ngo afite, ngo buriya ngo ni njye mba nyicayemo, cyangwa se ngo inzu afite ni njye mba tuyibanamo. Ibyo ntuzagire kwicuza, uzahitemo neza, uzirinde guhubuka. Kimwe cyangwa birutaye muri ino video, ma like, ma comment, kugira ngo mbashe gukora izindi video. Ku bantu bashyashya mwibuke gukanda subscribe, musharinga abashuti bacu, mwakoze cyane.